Shalom shalom ku bantu bose bakurikiye IBTV Rwanda, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana itanga ndetse n'umugisha wayo bibane na buri muntu wese udukurikiye. Hanyuma nsuhuje abantu bose b'inshuti zanjye Mana, mumaze kuba benshi we, ndimo ndabishimira Imana, maze kugira inshuti nyinshi pe, ndabibona, hari abampamagara, hari abanyandikira inbox, hari abandika muri commentaire, ni ukuri Imana wo mu ijuru ijya ibaha umugisha. Buriya iyo ugize umugisha ukomeye ugakurikiranwa n'abantu abantu bageze mu bihumbi 500, yego Mana yanjye, ibihumbi 10 ibihumbi 20 ubwo ugira ngo si umugisha ukomeye? Ibyo rero ndabibashimira, Imana ibyumve ko mbibashimira ni ukuri. Abanyarwanda, abarundi, abakongomani, abagande, abatanzaniya, abakenya, Mana yanjye, ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hari inshuti zanjye ziri muri Nigeria, murabizi mwebwe muri inshuti z'akadasohoka, kandi murabizi ko muri inshuti zanjye cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi, ndabaramukije kandi mwumve ko ndi kumva mbakumbura cyane. Hanyuma abashuti banjye bari hakurya y'amazi, hari abantu bari muri Canada, Australia, Amerika, Mana yanjye we, Finland, ndabaramukije cyane. Hari abantu numva nshaka nko kuvuga mu mazina. Pasiteri Adolphe ari muri Canada. Imana wo mu ijuru ikuzigame cyane, kubera ko mba numva nshaka guhura nawe amaso ku maso. Hanyuma Gilbert n'umuryango wawe muri muri Canada, ndabaramukije, Imana ibaha umugisha mwinshi. Ndi kumva mbakumbura cyane. Muri Canada mfiteyo abantu benshi we. Finland, Eric Rigani, wumve ngo ndagufite ku mutima rwose, kandi urabizi ko ni inshuti yanjye y'akadasohoka. Hanyuma Australia, ubwo ndimo ndagenda mvugaho bake bake, ndabizi ko biri buze kuba urubanza rw'abantu nasize ntavuze, ariko mumbabarire mwumve ko mbafite ku mutima cyane. Muri Australia hari inshuti yanjye yitwa Claude Charazile, wumve ngo ndakuramukije, ndaguhaye yambo papa, urabizi ko uri inshuti yanjye cyane, kandi ndabizi ko nkurikirana cyane. Mana yanjye, ni benshi. Hari abantu bitwa Basami, ni inshuti zanjye, bari muri Canada. Hari abantu bari butungurwe cyane. Bana we, ndabaramukije. Hari abantu bari muri Amerika, ni ukuri do, ndabaramukije. Umuntu witwa Jove, Amerika, ndakuramukije cyane. Mana yanjye, ntabwo nzi, ndumva nuzuye ibyishimo ndi kuramutsa abantu. Abantu bari muri, Mana yanjye we, reka ndekeraho, kuko muri benshi kandi njya kuvuga amazina ndaba nzanye urubanza rw'uko hari abantu ntavuze. Hari abantu bo muri East Africa, mwebweho rwose, Mana yo mu ijuru. I Burundi, inshuti zanjye, hari inshuti yanjye yitwa Claudine iri i Burundi, ni ukuri ndacyakuzirikana. Hari inshuti yanjye, Mana we, i Burundi ko muri benshi, ndagira nte, Ingozi ko muri benshi. Umuntu witwa Bishop Nuru ari Bujumbura, Imana iguha umugisha mwinshi, ndacyakwibuka cyane. N'abandi mwese muzi twahuriye Ingozi kwa Bishop Nuru, ndabaramukije. Mimi Mireille, wumve ngo ndacyakuramutsa cyane, ndabahaye yambo. Abantu bari Uganda, inshuti yanjye cyane yitwa Poncho. Mana yo mu ijuru, ubu ndagira ntera ko ndi bubavuge mwese uyu munsi. Uganda yo hariyo benshi cyane. Uganda hari abantu benshi, Mana we, hari abantu benshi, hari abantu bitwa ba Mutesi, ba Mutamba, ba Jessica, ba Kampire, ba Suzana. Mana yo mu ijuru,
ntago nzi ikintu twavuga. Hari inshuti yanjye yitwa Robina iri Kampala, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu. Hari inshuti yanjye twitiranwa yitwa Isabelle iri Uganda. Isabelle, wumve ngo ndakumbuye ko wongera kunyandikira tukaganira. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Muri benshi. Muri Kenya rero hariyo marene wanjye. Hariyo marene wanjye. Njyewe mfite umugisha ukomeye wo kugira ba marene babiri. Mfite umugisha ukomeye wo kugira ba marene babiri, kandi Imana ni nziza, yararebaga ikabona ninsigara mu Rwanda ntafite marene, hari ukuntu nshobora kwigira icyigenge ihita na marene wo mu Rwanda. Marene wanjye uri muri Kenya, ndakuramukije, Imana iguhe umugisha mwinshi, n'abavandimwe bawe bose muri kumwe aho ngaho ndabaramukije. Mana yanjye we, muri Kenya noneho ningera ndatondora amazina ntago nabavamo pe, ntago nabavamo, muri benshi. Muri izi Barisi, muri izi Bakanzayire, muri izi noneho hari inshuti yanjye magara, ndidekaraye ku mugaragaro mbibwiye abantu. Inshuti yanjye magara, wa wundi wumva wabitse amabanga yose, wa wundi wumva ukunda kuva ndi umwana, umuntu nakunze kuva ndi umwana, ari muri Kenya. Liliane Kabaganza, mama ndagukunda, urabizi uri inshuti yanjye cyane cyane cyane. Ariko hanyuma reka tujye Tanzania. Tanzania naho hari inshuti zanjye nyinshi nyinshi nyinshi. Salama 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 salama, ndabahaye salama cyane. Katujye rero muri Congo ho rero nta tension, nidushyika muri Congo ho ndabivuga mu ijwi rituje cyane cyane, kubera ko abenshi muzi impamvu ngeze kuri Congo nkubaha, avuga mu ijwi ryoroheje. Muri Congo ni kwa data bukwe. Ubwo bivuze ngo famiye ya Makila yose ndayiramukije, kubera ko kambibiri ibanga riri iwacu. Umuntu wese aho uzamwumva witwa Makila, uzamenye ko ari muramu wanjye. Ubwo ngubwo ni umwe aho ngaho, ni umuryango w'abamakila. Rero famiye Makila ni ukuri Imana ibaha umugisha mwinshi. Mama Chris TV uri inshuti yanjye cyane, papa Chris TV weho ndakubaha, uri data bukwe, urabizi. Ikinyarwanda ntago muri bucyumve neza, ariko ndabizi ko harimo abantu bakizimo gakeya, bari bukimenye. Hanyuma bantu mwese muri Kinshasa ndabaramukije, Imana wo mu ijuru ibahe umugisha, biyumvemo ko nabo mbakunda. Hari na benshi bajya banyandikira pe, rimwe mukandika igifaransa kandi kirangora ariko mumbwiye igiswahili ndumva, ndacyumva pe, ndacyumva, kubera ko urumva iminsi maze ibyo ari byo byose kameme ngomba kuba nkizi, ntegetswe kuba nkizi kubera impamvu. Hanyuma hari inshuti zanjye ziri Mozambique, Bolingo, salamu. Wowe urabizi ko uri inshuti yanjye y'akadasohoka, uri na musaza wanjye, urabizi ko ngukunda. Riri muramukazi wanjye, ndagukunda cyane, urabizi. Hanyuma Mutijima na madamu mwese ndabahaye yambo cyane. Ego mana yanjye, reka mve mu kuramukanya, kuko ndabona ninkomeza kuramukanya naza kuvuga ibihugu byose, kandi ugasanga hari abo nsize kandi byari ngombwa. Ariko ubu urubanza mfite rukomeye ni ukuntu naramukije abo hanze, sindamutse abanyarwanda. Yewe mana, abanyarwanda b'inshuti zanjye we. Reka mpereke umuntu witwa Louis, yarambwiye ngo njye muvuga mu izina. Louis, ndakuvuza uyu munsi, ndakuramukije aho uri, kandi uri mu kazi keza wita ku buzima bw'abanyarwanda. Imana ijye iguha imbaraga kugira ngo ubashe kuvura abantu neza. Louis, ndakuramukije. Afazari, ndakuramukije, uri inshuti yanjye. Abantu munkurikirana muri Kigali, abantu munkurikirana muri Rubavu, abantu munkurikirana muri Cyangugu, Sylvia wiyumvemo, abantu munkurikirana muri Kibungo aho mvuka, iwacu ni Iburasirazuba.
abantu baba we, abantu bari i Kibungo ahantu nize we, i Musamva ahantu nize, mujya mumbwira. Olive i Rwamagana, narabibonye wandika muri comment, kandi nanjye ndakwibuka ko twiganye. Hanyuma ubwo nimva i Kibungo ndaza gutyo Kabarondo yose ndabaramukije, tugeze i Kayonza. I Kayonza rero ho nimpagera ndashinga agati. I Kayonza hariyo inshuti zanjye nyinshi, ncuje korali Urumuri yo kuri Eyari paruwasi ya Kayonza. Niba ari paruwasi ya Kayonza, ibyo ari byo byose ni uko nguko, ariko Urumuri mwiyumvemo ko mbakunda. Harimo inshuti zanjye nyinshi, kandi munyandikira kenshi ko munkunda. Samu ndakuramukije, Imana iguhe umugisha mwinshi. Joseph Byiringiro ndakuramukije, Imana iguhe umugisha mwinshi. Mana we, none ndabavuga mbarangize. Honori, ni ubwa mbere nkuvuze kuri kamera, ariko mbivuze mbishaka, mbivuze nabanje kubyihingamo. Honorine Mahoro yuzuye, ndakuramukije, uri umwana wanjye, urabizi ko ngukunda. Hanyuma n'akuzukuru kanjye kitwa Mirako, ukandamukirize, unsuhurize mama Jessie. Hanyuma nanabwira umuryango wo kwa Benoni ko Benoni na Gikundiro, mwumve ko umutima wanjye wuzuye ibyishimo kubw'impano nziza y'umwana Imana yabahaye. Perezida wa korali Urumuri na madamu ndabaramukije. Mana we, Urumuri Seti ndagukunda wo mu Rumuri ko muri benshi ra, yewe we, mama Sifiwe na papa Sifiwe ko muri benshi, ndagira nte ko ndi bushore urubanza. Mana we, ye baba we, ngiye kurekeraho kuko i Kayonza muri benshi pe. Ba Sylvia batuye i Kayonza, ba Rebeka bari i Kayonza, umva ndabaramukije mwese, murankurikirana ndabizi. Hanyuma abari i Kayonza mwumve ngo mwese ndabakunze. Turazamutse iyo tugeze i Rwamagana, hari inshuti zanjye nyinshi z'i Rwamagana. Reka mbahe akantu kari i Rwamagana numva ntajya nibagirirwa i Rwamagana. Impamvu ngeze i Rwamagana nkumva ni ibintu bidasanzwe. I Rwamagana hariyo umuntu, nzabaha ubwo buhamya, ndabizi ko nzabivuga. Hariyo umuntu wamfashije kuba ndi njye. Si ubwo ndabivuga gutera. Hariyo umuntu wampaye ubuzima. Ibi ngibi ni inkuru ndende nzategura, hanyuma nkayibabwira. Ariko umuntu witwa Ndemezo i Rwamagana kuri Aspeje, ibyo ari byo byose ni aho ngaho i Rwamagana, atuye hariya hafi, ariko nyine abamuzi cyane mumuzi kuri Aspeje, umuntu witwa Ndemezo. Ndakuramukije wowe, iyo ngiye kukuvugaho ntabwo mbona ukuntu nkuvuga, kandi umutima wanjye wumve ngo ufite inyota yo kuzahura nawe amaso ku maso. Turavugana kuri telefone, turavugana, hari byinshi tujya tuganira. Ni umuntu warokoye ubuzima bwanjye bwarangiye, arongera aramfasha, arahagoboka, ambera marayika, aritambika, arahahagarara, njyewe nsigara ndi njyewe, nitwa njye. Ndemezo ndakuramukije n'umuryango wawe wose. Imana impe uburyo numva mbitekerezamo, ndashaka kuzaza kugusura, nkakwiyereka, nkakwereka ukuntu nabaye mukuru, kandi mfite gutekereza ko wangiriye neza. Nzaza pe, nzaza. Hanyuma Nyagasambu ndabaramukije. Kabuga Masaka, inshuti yanjye yitwa Alice iri Masaka, ndakuramukije. Ni umukazana wanjye, uwo ngo nawe ndamwubaha cyane, n'umugabo we witwa Posiyani, ndabaramukije. Kandi abo bantu mvuze, umuntu utabizi, umuntu ukunda amafi, ushaka kurya amafi meza yo muri Aquasanti, umbwire nzaguhe nimero y'abo bantu, Alice na Posiyani. Hanyuma bakurangire kuri Aquasanti, ujye gushaka y'amafi ari fresh, atarangirika nka yayandi turya amaze imyaka n'imyaka mu nzira. Oya, ava mu Kivu agahita aza hariya neza kuri depo. Ubwo si inkoze umuti,
ubu simbwiye abantu ibintu byiza, njyewe ntago najya mbabwira inkuru ngo zirangire ntabashyiriyemo akantu keza, urumva? Hari n'akandi kantu ngiye kubabwira. Hari umuntu w'inshuti yanjye, ubu nako reka ne kumwita inshuti yanjye we ntaba mbisubije inyuma, ni umukuru wanjye witwa Olive, mama Nana. Ndakuramukije cyane, ndanagukumbuye, ariko wowe ubyumve, ndanagukumbuye, ntago duherukanye neza, ariko ndashaka kurabura abamama mukunda kwambara neza, mukunda kwambara neza. Mama Nana, sobwo wenda kuvuga gutera, ntago nzi ukuntu ndi bukuvuge. Mama Nana yambika abamama kandi neza, n'abana b'abakobwa cyangwa b'abahungu. Umuntu wabonye indirimbo yanjye yitwa Ingabire akabona ukuntu nari nambaye, uwo ni Mama Nana. Ndashaka kuzajyayo kwa Mama Nana nkabereka neza 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 ibintu Mama Nana akora, hanyuma mwese mukayoboka Mama Nana. Abanyakigali rero, mwebwe ntago nabatondora ngo mbavemo, ngo mbavuge mwese mbarangize. Umva, numvaga nshaka namwe kubavuga amazina, ariko Jerome ndakuramukije cyane, cura bwa mama, ndagukunda, urabizi wowe uri imfura cyane, uri imfura cyane. Hanyuma reka ndeke kuvuga abanyakigali, ntaza gutera abantu ishyari, ntaza gutera abantu ishyari ugasanga hari abasigaye ntavuze. NTL yose ndayiramukije, korari ababonye Yesu ndabaramukije, baba we, korari Besaleri muri ADEPR Remera, mwebweho muri ba mabukwe, muri ba data bukwe, muri ba ramukazi, muri baramu, ntago mwebwe njya mbona uko mbasobanura, ariko murabizi ko muri inshuti zanjye, Imana ibaha umugisha mwinshi. Hanyuma uyu munsi rero, nubwo natinze mu kuramukanya, mfite ibintu byinshi uyu munsi nshaka kuvuga. Naramukanyije pe, naramukanyije, ariko nabyo byari bikenewe, kubera yuko abantu benshi twajyaga tuvugana bakanga ati se kubera iki waramukije bariya twebwe ntuturamutse. Rero mwese nabahaga ikaze ubwo ngubwo. Hanyuma hari ukuntu ndi kumva nshaka gukebura iyi gahunda. Hari umutipe nabonye afite systeme yitwa ngo icara wige. None iyi ngiyo ntago ari icara wige, ahubwo ni kebura. Nkebura ngo ukebure, niko njyewe ngiye kujya nyita. Iyi ni nkebura ngo ukebure. Hari abantu rero nshaka gukebura. Uti ni bande? Ni abanyamasengesho, abantu nanjye Mana nari mbahaye izina ritari ryo, Mana mbabarira we. Ndashaka gukebura abahanuzi b'imitwe, abatekamutwe, inzererezi, mumbabarire ninkoresha iryo jambo kubera ko mfite impamvu mbivuze. Inzererezi, bagasenyarugo, mwitwikira Bibiliya, mwebwe nimwe nshaka kuvugana namwe, ni mwebwe nshaka kuvugana namwe uyu munsi. Isura irahita inahinduka pe, ukuntu nari nimereye neza, iyo mbagezeho mood irahinduka kubera ibintu murimo gukora. Niko mwabapagani, ninde wabaroze? Mwabapagani mwe, nitwikira ijambo ry'Imana mukajya kubeshya, mwarozwe nande? Mana yanjye we, Mana yanjye we, Mana yanjye we, mfite ukuntu mfite umubabaro muri ino minsi, ndi kubabazwamo n'aba bapagani. Reka namwe mbanywere. Mfite umubabaro mwinshi, ndi kubabazwa n'aba bapagani bitwikira ijambo ry'Imana bakajya gusenya ingo z'abantu, bakarimbura ubuzima bw'abantu benshi. Ibi bintu mbimaranye iminsi, maze iminsi ndi kubaza Imana ngo ibi bintu mbivuge. Ubwo rero utinye ko nje kubivuga, bivuge ngo Imana yabinyemereye. Njyewe nasenze Imana igihe kinini, ndayibwira ngo Mana, kubera isi turimo irimo ibintu byinshi bijijinganyije, nkora ku maso, sinzarindira umuhanuzi w'ukuri ni njye n'umutima, ni umutima wanjye. Uyu mutima ikintu manuriye ndacyemera, mba mbyumva ko ari icy'ukuri.
mba mbyumva ko ari icy'ukuri. Kandi iyo nsomye ijambo ry'Imana nanjye ubwanjye nkisuzuma, ni ukuri mpita mpura n'ubuhanuzi bwanjye. Ntago mpakanye ko hatariho n'abahanuzi b'ukuri, barahari pe, barahari we, barahari bakifite amavuta y'Imana, barahari bakirimo mwuka wera, barahari bakivuga Imana neza, barahari batiyandurishije iby'isi, bakivugira Imana, barahari pe. Ariko harimo n'izindi ntuza zaje ziracengera, zirinjira. Nimwe rero nje kuvugana namwe, nje kuvugana n'izi nzererezi zitwikira Bibiliya zikajya kubeshya. Ushize hari uwo twahuye afite n'ibikapu ngo aje ngo ahantu ngo mu rugo ngo kubasengera. Mana yanjye, ni uko watankurikirana aracyari ku rwego rwo hasi cyane, byagorana kubona ubu butumwa, kandi ariko nubwo namugeneye nabwo narabumubwiye. Twarahuye, hanyuma araza ansanga ahantu ho narindi mu rugo, araza ngo aje gusengera umuntu w'umukecuru, nyine baba babona ngo ni umukecuru ariko nta nubwo ashaje cyane kwanza. Araza ngo aje ngo kumusengera. Aje ahageze, buriya umuntu w'umunyamasengesho ubundi rwose w'ukuri yahageze musoma ijambo ry'Imana mugasenga, byibura ukumva n'ibiganiro mwagiranye birimo Imana. Ariko se wowe wabaye akihagera ati noneho atuguza ukuntu byagenze, ati ubu ngubu, ati sha Mana yanjye, ati byanze, ati umugabo nawe yabaye inzererezi, agahera ku nkuru z'umugabo, agahera ku nkuru, kandi ubwo abyutse mu gitondo afata amabaga n'imifuka agiye mu rugo kureba iki, kubeshya, ateka imitwe ngo bamuhe icyo kurya, hanyuma abeshye ngo arimo arasenga, akita umugabo inzererezi. Ubwo we si inzererezi? Arangije ati rero ati uyu munsi nta nubwo turi busenge, ati ahubwo nimba ufite ikintu cyo guteka ubanze umpe, ati kandi wibuke ko n'ejo bundi twasenze, ati ituro ry'uriya munsi ntago warimpaye kubera cyagiye naraje nsanga nyine ufite abashyitsi, hanyuma njye gusa mwokagira Imana mwe, bahanuzi mwabaye injajwa ryari? Yewe, nimba warahuye n'izi nzererezi wandike hasi muri comment ubimbwire. Kambahe story yanjye rero bwite. Ubushize narabibabwiye ko njyewe nzabaho iyambayeho. Ntago naza hano kuvuga ibintu bidafite ibimenyetso, ntago iryo kosa narikora. Kandi usibye no kuvuga ngo ibyambayeho, no hanze ahangaha ibyo mbona binyemeza ko ibyo bintu ari inkuru ya nyayo 100%. Hari n'abandi dukubitana imitego nk'abihorera mukagira ngo buriya sinababonye. Hari n'abandi bajya baza guhanura ahantu namwe murahazi, bagahanura mukagira ngo ubwo ngubwo sinabavumbuye. Cyakora mwebwe amahirwe mujya mugira ndabihanganira, tugasohoka ntabivuze, ariko iyo tugeze hanze amagambo tujya tuvugana murayazi. Hari n'uwo nigeze kubaza nti buriya wari uri mu mwuka wera? Uriya wari uri muri mwuka wera, wari bwabona aho ujya mu rusengero wumva ubabajwe n'imibereho, wababajwe n'ubuzima, wumva wishakira ko Imana yakwitabarira ngo ikwihere basi n'ikintu cyo kurya? Ntago mbivuze kubera we, ariko ibyo ngibyo byo nibyo. Ukajya gusengera icyo kurya ubona iwawe mu nzu nta kintu n'iki na kimwe, ukagenda ujyanywe no gusengera ibyo kurya, kumva umuntu arakubwiye ngo Imana ngo ngumva ngo uko Imana ngo ivuze, ngo Imana iguhaye inzu, ngo tanga ituro ry'ishimwe, ngo kandi ngo mbonye ngo wubaka ikagugu, ngo mbonye ngo wubaka agacuriro. Rikosha mwarayobye koko, mwarayobye. Jambo ry'Imana mwebwe nimutihana inkota y'Imana iraje, nimutihana umuriro w'Imana uzabatwika. Mwebwe muri kubeshya gutya, muzi ngo musenye hanze ahangaha ukuntu zingana. Wowe urifata icyo cyo cyaranambabaje. Mukaba muri babiri, umukobwa n'umuhungu, cyangwa se umugore n'umugabo, dore ko mutajya mutana n'icyaha cy'ubusambanyi. Mwebwe nimwe ndi kubwira,
ntimugire ngo ni abahanuzi bose, navuze ba bandi b'abatekamitwe badakorana na mwuka wera, buzuye imyuka mibi bakaza kubeshya abantu. Ni abo ngabo ndi kubwira, abo kandi nabo bariyizi. Hari n'abo tuziranye mwebwe njya mbwira gutya duhuye amaso ku maso nkabibabwira. Abo bahanuzi rero b'ibinyoma bameze gutyo ntago bajya batana n'icyaha cy'ubusambanyi, nabo barabizi. Uko byagenda uko ariko kose icyo cyaha bajya bakigwamo. Nimba buriya bajya bakihana sinjya mbisobanukirwa. Nimba bakihana ngira ngo ntago bakihana, bahora bagendana nacyo. Cyangwa bo hari ukuntu bajya bivugishwa ngo buriya ngo ujye untinya, ngo ujye utinya amavuta yanjye, ngo umuntu uba uvugana n'Imana ngo ujye untinya, ngo ngiye ntiwamenya aho mpurira nayo. Aho muhurira ni naho izakurangiriza. Aho ngaho uba uvuga ngo wowe ntujye umenya aho mpurira nayo, ni naho izakurangiriza wowe kandi uzarangira nabi. Hanyuma ugasanga umuhanuzi, abo bitanga abahanuzi, umugore n'umugabo ugasanga bari mu bahora bagendana. Noneho kubera iryo rari ryabo ugasanga nk'umugabo arahubutse ateye nk'umwana w'umukobwa inda, cyangwa aramuterese bararyamanye. Bamara kuryamana nimba ari isoni ziba zibakoze, bagahita bataka wa mwana w'umukobwa batangira kumuhanurira. Umuntu w'umuhungu wenda uri muri urwo ruhande barimo, cyangwa muri iyo korari cyangwa muri iyo gurupe, ngo Imana ivuze ko uzashakana na runaka. Kandi sha iyo bakujeho gutyo barakwataka we. Umwe yatakira hano undi akatakira ahangaha. Bakakwataka koko. Gahita akubwira ati Imana iravuze ngo umugabo wawe ni runaka. Imana iravuze ngo umugore wawe ni runaka. Sha bakabataka mwembi ugasanga abo bantu barahubutse barabanye. Babanishijwe n'imyuka mibi, nduzi ko ari imyuka mibi, babanishijwe n'irari ry'abo bantu, babanishijwe n'ubucakura. Bagenda bashyika mu rugo, rwa rugo, kubera ko Imana itigeze iruvugaho pe. Imana itigeze inarumenya, ngira ngo ko rwabayeho. Bagera mu rugo, ngaha nibo batamaranye n'iminsi ingahe bakaba baratandukanye. Bakaba barashwanye bapfa ubusa, bakaba bakoze ibintu byangwa n'amaso y'Imana, ugasanga urugo rwabo ruhise rurangira. Rwasenyuka re, kumva umwe arimo arajya yenda yivugisha ngo kandi ngo urugo rwanjye rwari rwaravuzweho n'Imana. Ahubwo mwamenye ubwenge, ubundi mwamenye ubwenge. Ubundi aba bantu ko bafite utumenyetso twinshi tubaranga, ntago mwebwe mutubona. Se wa mugani mwebwe ubwo ntacyo mubonamo. Uriya pasiteri uvuga ako kantu naramukunze koko. Ubundi buriya mwebwe ntacyo mubonamo. Ko bagira ibimenyetso byinshi bibaranga, bagira amagambo ubundi atajya bava mu kanwa, bagira utuntu twinshi tubaranga. Agendana umwuka w'ubusambanyi aho ava akagera, yaba ari umugore yaba ari umugabo, agendana nawo umuhoraho. Agendana ubugambo bwinshi mu kanwa ke, ntago bujya burangira. Agendana kwiyemera. Umuhanuzi uteye utyo ariyemera kandi ntiyumva mugenzi we. Kirazira iyo umubwiye uti runaka atoya ntukangereranye amavuta yanjye ntukagereranye n'ay'aba runaka. Amavuta yawe tuzabimenya niba atari ubuto cyangwa atari igikotori. Tuzabimenya ayo mavuta muba murimo mwiratana. Ndabizi ko abahanuzi ntago mbakira, noneho muzantera amabuye, ariko ni hahandi hanyu sinzahwema kubibabwira, kandi Imana iranshyigikiye. Imana izanshyigikira, kandi harimo umwe cyangwa babiri bashobora guhinduka. Mwabaye muti. Mba nigiriye ahantu gusenga rero, reka mugaruke kuri ya nkuru yanjye. Mba nigiriye ahantu gusenga. Nkigera mu rusengero, uwo muhanuzi bene nk'uwo nguwo aba arambonye. Ambonye arambwira ati ati gira hino nkubwire. Naho ubwo nibwo nari nkimara kubyara, nari nkiri muto rwose, nari ngiye niyambariye ukuntu rwose utabona ko ndi umumama, nta mpeta nari nambaye, ntaki. Akimbona ati gira hino nkubwire uko ivuze. Mana rero ubu ngubu ngewe ukuntu nteye, usibye ko rwose ubu bwo Imana hari akandi kenge yanyunguye, yampaye kubamenya mwebwe narabamenye.
iyo ugitangira kubimbwira mpita nkumenya ako kanya ku buryo udashobora kumbeshya njyewe. Hanyuma iyo Imana ubundi ivuze ndubaha, ndatinya, mba mfite umutima wo guca bugufi cyane. Abantu dusengana murabizi pe, abantu tujya dusengana murabizi, iyo Imana ivuze nca bugufi, kandi iriho imbwira byiza ndateta cyane rwose. Noneho abimbwiye mba nciye bugufi, arambwira ati Imana atayiwe, ati ubu sinzi ukuntu ndi kubibona, ati ubu bukwe ko butari bube, ati ubu bukwe ko mbona burimo ibibazo bikomeye, ati nyabusa, ati ibi ni ibiki? Ndamubwira ntoya, ahubwo nari namaze kumuzuminga neza, namubonye ko ari bene ba bandi. Ntoya ni pe, mbabarire bube pe, ni kuko bubaye mbukeneye. Ngo ngo reka ngo nkubwire rero ngo ibintu birimo hagati aha ngaha, ngo kwa sobukwe ntibagushaka, ngo umuhungu aragushaka, ngo ariko ngo kwa sobukwe ntibagushaka, ngo kandi ngo ikimenyetso ngo gihari ngo nuko muri ubu bukwe ngo harimo igitambo, ngo kuko ngo n'ubundi ngo hakozwe inama, ngo bumve ngo inama ngo yanzuye ko ngo bagiye kugutambamo igitambo, ngo bari bukwemerere ukaza mu muryango wabo, ngo ariko bagahita bagutangamo igitambo. What? Noneho mpita mubwira ntego mana yanjye, nanone si ubwo kuko baranziza iki ko nakunze umuhungu wabo? Ubundi se nibo nshaka ko nshaka umuhungu wabo? Ntoya nibambabarire rwose. Abantu dusengana ubundi rega murabizi, mwebwe murabizi, abantu tujya dusengana, iyo Imana iri kumbwira ibintu hari uburyo rwose mba numva twaganira, iyo ariyo iri kuvuga mba numva twaganira, kandi iyo tuganiriye iransubiza. Ariko iyo hajemo n'umuhanuzi w'ikinyoma, njyewe mfite ukuntu mubwira ko sinamwihanganira, bagira ngo mwakiserere numva amagambo yose avuga. Arangije arambwira ati rwose, ati senga cyane, ati iki gitambo gikurweho. Ndamubwira nti ngaho nsengera, kubera ko ari wowe urimo kubibona, njye ntabyo mbona. Ngaho mfashe usengere, unsengere icyo gitambo kiveho, kandi nanjye nikorere ubukwe bwanjye neza mu mahoro, ntafitanye ikibazo na buri muntu uwo ari we wese. Erega arasenga we, arasenga aranamiza da, ngo arimo arabahoza ubukwe. Ndamureba ndamwihorera, gusa ngira Imana ndasohoka, sinzi ukuntu nagiye hanze, mbonayo umuntu w'umudiyakoni nari nabonye ku muryango. Ndamubwira nti wamfasha ukambwira uriya muhanuzi akaza hanze, ningize ikibazo gikomeye, barampamagaye mu kazi, kandi ngiye guhita ntaha, kandi numvishe nshaka kumuha ituro. Aho rero uzabacungira naho ngaho, undi yishyizemo akantu k'ituro uba umufatishije, ni ndumva nshaka kumuha ituro. Ubundi iyo atashyiramo akantu k'ituro, ni ukuri ntiyari busohoke. Ariko umudiyakoni yaragiye aramubwira, ashyizemo ituro aza yiruka, aza anivugisha ati rwose pe, ati Mana sinzi. Ndangije ndamubaza nti se wanyemerera tukavugana? Ati none se biriya bintu wavuze wabivugishijwe n'Imana? Ati cyane. Urahamya neza ko ari Imana yabikubwiye? Ati yego. None se njyewe ko nta bukwe mfite? Hatoya se kandi, ati ubwo se naba navangiwe? Ati sinjya mvangirwa, ariko sinjya mvangirwa muri ubwo buryo, kandi bakubwira disi nta nubwo bajya bemera ko bavangirwa, kandi buri muhanuzi wese yavangirwa. Umuhanuzi wese arangaye yavangirwa, ahubwo kubaho utavangirwa nicyo cyaba ari ikibazo. Ariko we ngo ntago ajya avangirwa. Ndamubwira nti rero uyu munsi nimba utajyaga unavangirwa, wavangiwe. Nubwo naje ntambaye impeta, ndi umumama, maze imyaka runaka mu rugo rwanjye, ngenda afite abana, ahubwo wowe wihane, nutihana ugakomeza kubeshya gutya, Imana iraza kugushyira ku karubanda. Nshimira n'Imana yanjye nsenga ko yamushyize ku karubanda, finally naje kumenya ibyamubayeho. Ego sinifuzaga ko bimubaho muri ubwo buryo, ariko byibure numvaga nshaka ko Imana igira ikintu ikora akabibona ko ari mu nzira itari nziza. None se muzajya mukeburwa n'uko inkoni y'Imana yabagezeho? Bahanuzi b'abanyamitwe, b'abanyabinyoma, mubeshya.
muzajya mukeburwa n'uko Imana yaje. Urundi rugero rutoya, umushuti wanjye we ni n'inshuti yanjye utagira ngo, ni umuntu w'inshuti yanjye ndetse wa hafi cyane. Munyamasengesho yabeshye akamusenyera urugo, ubu kugeza izi saha akaba yarakoze divorce. Biturutse ku witwa umunyamasengesho, biturutse ku witwa umuhanuzi. Mana yanjye, banyamasengesho, mwebwe ndi kuvugana namwe, bahanuzi b'ibinyoma, inzererezi, abagome, n'abise ba gasenyarugo, kuko nibyo bintu murimo gukora muri ino minsi. Murasenya ingo z'abantu nyinshi cyane, nyinshi mwitwikiriye ijambo ry'Imana. Abarahubutse, abaragiye, ahanuriye umugabo, maze agatsinda mujya mumenya ingo zizamukiye, zimereye neza, ingo zifite amahoro, ingo nziza. Sinzi ikizibabwira, ariko ubwo nyine ni umwami mukorera, ajya abereka akabatungira agatoki ati hariya hameze neza nimujyeyo. Kuza ugahita uhubuka ukabwira umuntu, nyitabira uwo muntu. Kuza ugahubuka ukabwira umuntu ngo njyewe ngo nabonye ngo Imana ngo yambwiye gutya na gutya, ngo Imana ngo Mana arigihe mbura uko mbavuga. Urwo rugo rw'inshuti yanjye, umuhanuzi yaraje abwira umugabo ko Imana yavuze ko uwo mugore atari uwe. Noneho njya nkeka ko mushobora kuba mugira n'imiti mutera abantu kugira ngo ibyo muvuze banabyumve. Njyewe njya mbitekereza pe. Sinjya mpamya neza ukuntu uza ukabwira umugabo ngo Imana yavuze ko ngo uwo mugore atari uwawe, n'umugabo akabyumva. N'umugabo akabyumva akabyemera. Niyo mpamvu ujya mpamya ko muba mufite izindi mbaraga zibari inyuma zibakoresha, izo mbaraga arizo mushyira no mu bandi, ugasanga nabo bemeye iryo kosa bakabyemera. Inshuti yanjye, muragenda mubeshya umugabo ngo Imana yaravuze ngo umugore we, ngo ntago Imana yigeze imusezeranya umugore w'inzobe. Ibyo se byavuye hera? Hanyuma umugabo nawe arabyemera, hanyuma divorce irinjira. Rero bahanuzi b'ibinyoma, mwebwe turi kuvugana, ntago nzaborohera n'umunsi n'umwe, kuko ubu kugeza izi saha urwo rugo rwarasenyutse. Igitangaje ni uko uwo muntu wabihanuye ari we ubu ngubu nyir'urugo, niwe urubamo, niwe wagiye arinjira, aba ari we uba umugore muri urwo rugo. Si ubu waranezerewe ra? Kuba warahanuye ko urugo nyirarwo Imana itamusezeranyije umugore w'inzobe, nawe akabyemera akagendera muri ubwo buyobe bwawe mukabana, ubu warishimye. Murumva ahantu tugeze, tuhagejejwe n'abantu bitwikira ijambo ry'Imana. Sinzaborohera n'umunsi n'umwe, sinzaborohera, nzababwiza ukuri. Abahanuzi b'ibinyoma mwe, mwayobye ryari? Ubundi mushyigikiwe na so Satani, ndababona mushyigikiwe na so Satani, niwe ubakoresha. Sinjya nemera ko Imana urugo yavuze, ntago. Ubundi izi mbaraga zanyu sinzi n'ahantu muzikura. Hari ibiganiro byanyu maze iminsi numva mwigambaho muba mwazikuye, kandi mwebwe mu byigamba hari n'aho twahuriye, murahazi. Icyo gihe nari ntaranabavumbura ko muri abatekamitwe kuri urwo rwego, ariko ibyo mugenda mwisubiramo muvuga binyemeza ko n'icyo gihe ibyo mwavuze byose mwabeshyaga. Hari igihe rero banakubwira ibintu aba bantu, hari n'igihe babikubwira bikanasohora. Nimba Imana iba yanze kubakoza isoni, sinjya nsobanukirwa, ariko ndabakebuye, Imana yo mu ijuru ibababarire. Gusa mbasabiye gukizwa, kuko nimudakizwa vuba aha inkota y'Imana izabageraho. Nimudakizwa vuba aha muraza kujya ku gasozi tubamenye. Nimudakizwa vuba aha Imana izabanika, kandi ibi bintu mbivuze mbabaye. Imana izabanika, ntabwo izabemerera ko mukomeza kuyobya intore z'Imana.
ntabwo izabemerera ko mukomeza kujya kwitwikira ijambo ryayo ngo mujye mu nsengero mubeshye abantu, nimurangiza mukate muri karitsiye mujye kubeshya. Iyo tanga ituro yanyu mwiharaje, tanga ituro, tanga ituro, tanga ituro, agatike shyiramo esanse, gira gutya. Imana izamfashe hatazagira umbwira ngo shyiramo esanse, kuko njye sinanaguhamagara ngo ngwino, ntago naguhamagara. Mfite Bibiliya, mfite umutima wanjye, niwe muhanuzi ukomeye. Murakoze abantu mwese mwankurikiranye, reka niye gukomeza kubivuga gutyo, ntaza kubirakariramo nkavuga ibindi byinshi byinshi byinshi, gusa tuzakomeza kugenda dukebura abantu, tuzakomeza kugenda dukebura abantu. Ahari Uwiteka azumva ijwi ryacu, adufashe abatekamutwe bagende. Nimba sinzi uko bizagenda, gusa izabafasha bakizwe. Uwiteka azadufasha abo batekamitwe bakizwe, kandi nibamara gukizwa nibo bazajya basubiramo bakababwira imbaraga bakoreshaga, hanyuma mukabamenya ukuntu bari ababeshyi. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ndabashimiye abantu mwese twabanye, abantu mwankurikiye. Nagize ikiganiro kirekire ariko numvaga ari ngombwa ko mbabwira rwose ibi ngibi, numvaga nshaka kubivuga. Imana rero ibahe umugisha mwinshi, ndabakunda cyane pe, ndabakunda. Hanyuma mujye hasi mwandike muri komenti, turapiningaho link y'indirimbo zanjye, murebe indirimbo zanjye, munkurikirane mu biganiro byinshi ndi kubaha muri ino minsi. Ndimo ndashyiramo ibiganiro cyane, ego n'indirimbo zirahari ariko ntacyo, reka dukomeze tugirane ibiganiro, kandi ndibwira ko Mwuka Wera azajya akorana natwe, hanyuma akagira ibyo akemura ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Murakoze, kadusozanye n'isengesho. Mana turagushimye, turagushimye kubw'umugambi wawe mwiza kuri twebwe. Turagushimye ko ijambo ryawe rijya rivuga neza, kandi iyo rivuze turumva. Kandi ijambo ryawe niwe muhanuzi w'ukuri. Ijambo ryawe ni ryo riduha kwisuzuma tukamenya abo turi bo. Duhe kurikunda no kurimenya kugira ngo tujye tumenya ibyo tubwira abantu bawe. Hanyuma aba bantu bitwikira ijambo ryawe bakabeshya, bahagaze kubeshya ko ari wowe wavuganye nabo. Tubasabiye gukizwa, tubasabiye kongera kugaruka, bakagaruka ari abantu nyabantu, bakagaruka bavuga ibyawe, bakajya bavuga ibyo babwirijwe nawe, be kuvuga iby'amarangamutima yabo. Turasenze cyane kugira ngo imitima yabo wongere uyigarukeho, ubeze ubatunganye kuko bamaze kwanduzwa n'indamu z'isi. Weze aba bantu ubagirire neza mu izina rya Yesu. Natwe tuvuga ibi ngibi, duhe ijwi ryacu kurangurura rikagera kure, kugira ngo abantu bose bamenye ibi bintu, hanyuma izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Ubane n'abakunzi banjye bose, ubane n'abanyarwanda muri rusange, ubane n'abakurikirana ibiganiro bya IBTV Rwanda, kandi mwami uzagira icyo ukora kugira ngo abantu bose bamenye ko wavuganye natwe. Urakoze kubw'impuguro nziza, urakoze ko wadushyigikiye ukabana natwe, ni mu izina rya Yesu, amen, amen.